Yes, bihe byiza kuri wowe ubashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora ntibikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe muri politiki na showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru Sano Empire yabagezaho mu bambere. Kuri uno munsi rero tugiye kugaruka ku magambo yakomeje kugenda avugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru byinshi bya hano mu Rwanda ndetse no mu karere. Byose byahuriye ku gitaramo cya The Ben. Iki gitaramo cya The Ben cyavugishije abantu benshi mu byiciro bigiye bitandukanye ndetse n'utuntu twinshi twagiye tuberamo muri kino gitaramo, ariko ikintu gikomeje kugenda kigarukwaho ni ukuntu uyu The Ben yarize mu gitaramo imbere y'imbaga y'abantu benshi ndetse abantu bakomeje kugenda bavuga yuko The Ben rwose ibi bintu byo kugaragaza amarangamutima menshi cyane imbere y'abakunzi be cyangwa se abafana be atari ibintu byiza. Gusa afite impamvu yumvikana abantu bakomeza kubivuga gutyo, nuko batabasha kumva uburemere bw'ibyo yababwiye cyangwa se ibyo yagaragaje, impamvu imutera emotion ingana kuriya ku buryo agera ubwo aririra mu bafana. Uko yabivuze, niba hari umuntu wabyumvishije neza, uyu muhanzi yaciye mu bihe bikomeye ndetse yagaragaje yuko rwose byari ibihe bitari byoroshye mu buzima bwiwe, sibye yuko abantu bamwe na bamwe baba bashaka kugaragaza yuko rwose umuntu, ariko nawe ushyize mu nyurabwenge nawe wabasha kuba wabyumva. Kuba nk'uko yabivuze yuko babaye mu gihugu cya Uganda bakaba mu nzu y'icyumba na salo ari abantu bagera muri 6, umva ubwo buzima nawe ukuntu bari babayeho byari ibintu bigoye cyane. None akaba ari wa muntu ufata arena akayuzuza kandi kiriya gitaramo kikaba cyamwinjirije amafaranga angana kuriya, ndetse akaba ikirenze kuri ibyo harimo abantu b'abanyabwenge b'imideli ndetse akavuga bakamwumva. Bisa nk'aho ari ibintu biba birenze ubwenge bwa muntu kuba yabasha kuba yabyakira. Hari igihe ugeramo bitewe n'aho wavuye kumenya yuko cyangwa se amateka yahinduka ukumva yuko ari ibintu bidashoboka kubyakira, bigasa nk'aho bigorana ndetse ntubashe kuba wabyumvisha bitewe n'ubuzima uba waraciyemo. Uyu mugabo rero nawe nibyo yabashije kuba yagaragaza, abantu bere gukomeza kugenda bavuga yuko uyu mugabo asa nkaho byoroshye mu kuntu. Gusa amakuru anahari turi gutohoza nuko uyu mugabo agiye gusubira mu gihugu cya Amerika.